igihe kimwe mwumva kandi Imana yakoze Pastor Biga uzi ukuntu byaje kutugendekera igihe kimwe tubwira Imana turimo dusenga bya bintu nababwiye ngo tukarira noneho tubwira Imana tumaze kuyihereka icyifuzo twari dufite nyine murakizi ngo Imana irambwira nibwo bwa mbere yari imvugije nibwo simbabeshe kwa ko numva ngo umuntu yahishuriwe Imana yamubwija kabisa najyanze mu rusengero nkanezerwa ngasoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya nkanezerwa ariko none Imana iza kumbwira ngo Imana kumbwira yambwira ngo urabizi niba mushaka umwana genda icyo gihe nagiye gukora ubukwe nari narafashaga credit muri banke haraka business naza nkora ngo mare Imana irambwira ngo genda wishure aga credit ko muri banke nukarangiza nzoguha umwana ndavuga ni none ntangiye kwiga kwerekwa none ngiye kwerekwa ibintu bitajanye bidahuye mundamburira ibiganza duha Imana icubahiro. Haleluya! Ndaza mbibwira umugore ndamubwira ngo Imana yambwiye njya mbona urira kenshi ukomeza urira Imana yambwiye ngo nishure credit ninyirangiza waba ubizi waba utabizi uzaba warasamye mbabwiza ukuri uyu mugore ngo yahangaha yarapinze kandi nanje nari gupinga yaba nje yabwiye nari kumubwira ni wize naha buri murahanurana ariko icyo nshaka kubabwira twaraje turavanga nubwo bimeze gutyo yaba ariyo yavuze yaba atariyo dushira imbaraga nishure credit mitangira gute sinzi n'ukuntu Imana iyo yavuze ikintu kabisa sinzi ukuntu ije bigenza noneho jya nibuka nari mfitemo amafaranga muri banki nka miliyoni imwe n'ibihumbi nka 800 ngira ngo y'amanyarwanda noneho sinzi ukuntu Imana yahisigira gutya ihita itangira nkabona inkubisikiraka nkabona inkubisikini ngo tugire gutya byari mu kwezi kwa 12 mu kwa gatatu amafaranga turayarangiza ariko mbabwiza ukuri kw'Imana barahira ukuri kw'Imana yo mu ijuru twizeye twagiye kurangiza kwishura amafaranga njya nibuka nayishuye ari kuwa kabiri ya nyuma muri banki afite urubuto muri we rutaramenywa natwe rutaramenywa habe n'abaganga bivuga ngo Imana nayo yari yaranjije iravuga ngo okay ubwo bagiye kurangiza iri deni ibyo ari byo byose ngomba gukora icyo navuze muri iyi minsi nkingahe kugira ngo niba zoja kwa muganga basange nyine byarabaye Imana izikora ibintu bitandukanye 100% n'ibyo duhature umwenda mureke mbabaze musubize hanyuma turiri umwenda uhuriye n'umwana wowe gusaba umwana wamubwira ngo banza ugende wishuri deni haleluya niyo mpamvu tujya tuva ngo ibihe ntibishobora gukuraho icyo Imana yavuze ibihe ntibyashobora gukuraho icyo yavuze niyo ihagaze ibihe ntibishobora icyo yavuze niyo kandi ihagaze mu itangiriro mufashe tuyikomere amashyi haleluya ntaza kugucura umwanya igira he
iyo turyamye aho tunyura niho abandi bagwa ariko Imana iraturinda cyangwa iyo tugenda mu mihanda turirwa n'imbabazi zande turirwa n'imbabazi ayiwe turirwa n'urukundo rwawe turirwa n'imbabazi haleluya kuba turiho tukuzamura amaboko yacu hejuru turirwa n'imbabazi twese turirwa n'imbabazi zawe turirwa n'imbabazi kuko imigambi yawe kuri jye kuko imigambi yawe kuri jye ari myiza zakomeza sizabireka zakomeza kuko imigambi yawe kuri jye kuko imigambi yawe kuri jye zakomeza ukuri sinzabireka zakomeza nkwizere wambereye ubwihisho wambereye igisubizo sinzabonera kuko zakomeza jawe zakomeza nakujumesha mama kuko zakomeza tuzakomeza tukwizera Kristo wera w'Imana hashi
Yesu watuze n'Imana hashimwe Yesu watuze n'Imana. Tumuzamurire ibiganza dusubiremo gutyo hashimwe hashimwe Yesu watuze n'Imana. Dusubiremo kandi hashimwe watuze n'Imana. Twongera turambura ibiganza dusubiremo gutyo hashimwe hashimwe Yesu yakoze umurimo ukomeye wo kongera kutwunga n'Imana. Watuze n'Imana twese hamwe twese hamwe. Hey, hashimwe 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 watuze n'Imana watuze n'Imana hashimwe 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 watuze n'Imana. Utarigeze kumenya icyaha utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we atanga ubugingo bwe kugera kugupfa kugira ngo aronke ubugingo bwacu twese bwa benshi. Haleluya! Ubundi icyo nicyo Yesu yakoze gikomeye. Biriya bindi naza nshima byose byari inyongera, ariko icyo Yesu yakoze gikomeye ni icyo ngicyo cyo kutwunga n'Imana. Niba hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe, hagarara ku musozi n'ukuri izobishitsa. Ipfa kuba ariyo yabivuze, ihora ariyo kwizerwa, ntishobora kwivuguruza n'ukuri izobishitsa. Niba hari icyo Imana yavuze ku
rihora riyose rishobora kwivuguruza oya nukuri niba hari ikimana yabuze ubuzima bwawe hagarara ku musozi wawe nukuri bipfa kuba ariyo yabivuze ihora ariyo kwizera rishobora kwivuguruza nukuri muhumure dufite imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yawe muhumure dufite imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yawe ibihe idashobora gukuraho icyo yavuze niyo haleluya yemwe mwokabyara imana yacu hari igihe kimwe twigeze kurira haleluya hari igihe kimwe nigeze kurira kandi nta byago ngo kurira ukarirana n'umugore mwese mwembi mwatera isengesho mwembi mukarira nta n'umugabo bavuga ati basireka ngo uhoze ababyeyi bacu bagira aya hafi cyane ariko mbabwiza ukuri kw'Imana hari umuhungu waririmbye araririmba indirimbo nziza aravuga ngo iyo mbimenya simba nararize iyo mbimenya simba nararize iyo mbimenya simba nararize ikakureba ikavuga ati ariko mu migambi yanjye mfite kukugirira neza ariko ikibabaje ntabwo urabimenya noneho kubera ko Imana yo ngo igihagarara ikavuga iherezo haleluya igihagarara ikavuga iherezo kandi igihagaze mu itangiriro ariko abana b'abantu twebwe tugahagarara tukavuga present ibyo duhagazemo nibyo tujya tubasha kuvuga ntitwarenza buriya mureke mbabwire mbibire n'akabanga mwese nanjye ubwanjye ntawe uzi icihishe inyuma y'isaha imwe nyuma ya ntawe ubizi gusa mwese murimo gukeka ko turaba tukiri mu materaniro ariko ibyo ni ugukeka ariko Imana yacu nari mbabwiye ngo tukarira twembi tukabura uhoza uwundi kubera ko tutari tuzi hari inyuma kwihereza icyo Imana irimo kuvuga yo haleluya ibihe byasho